Data imbere yo kwizabura ntacyangira uretse icyo kubyembe tukonesha yo kwizera dupfira ku musaraba nyemera gukora muri inkoni ari ubwera umugisha urakoze cyane bakabyara data dore mpaye agasa n'amakera yazo sinava ntagushimye abenshi bakwifuriza byinshi byiza nari ngerekanye icyo mwifuriza data urakajya mu ijuru udapfuye kandi burya ngiye kwa databuja ntabwo ngenda kwita gusa iranyira ndi ruzaruka gutabara nitaye kutendera umasha rwatabisha ubwoba ukuri mubyeyi databuja mu ntundire mwakiriye ubundi nka twaje turongoye twimishwa muzikoresha ko musanzwe mubizi usize ngo nazirenze umucanca kazaca inka mu muryango wanyu kandi zirunda umurura utuma abakobwa bacu bavuga kandi harimo umushishi n'inka zacu zishishimuka mu bwiyongera kandi buryo ngiye kwa data neza agira nti irukoma n'abakuka ndi ruhagarara bahunga ndi umwanzi w'abishyira ngo budamugayo kundi wabo nkamugana ukuri mubyeyi data urabizi uko bisanzwe iyo ntashye namubwira uko ibyo nahuye nabyo mu nzira nageze hariya munsi y'umukingo kwa Mpabuka nibwo nahuye n'aka kagabo kaza kazivuga nabi ni yewe ngira gutya nkatubura akanyafuka buno ni sobanuka nibwo nabonye umugore azaheruka ati mbese kuyiciye umugabo reka umugabo witwa n'agakoni kamwe ntiyatubara igihugu ntiyaba ari umugabo ukuri ibyo nibyo nahuye nabyo mu nzira ntagire ibindi bambeshye umundira umugore ku ruhanga w'umugisha nsubire mu rwuri ndumva zivumera urakoze umuntu akagira imana rwose mutigomagoma mumushimire mubashimire abatarira bacu mubashimire cyane imirimo y'abakowe nuko ugiye kutuzimanira umukunzi wawe Jean Paul kugira ngo azimane umukunzi we amuzimane amwakire amunezererwe hanyuma ndasaba rero bamwe Claudine yari yarabwiye ati hari ubuki bwiza nateguriye icyifuzo cyo gukunda Claudine nawe akabyikiza mu kajwi gatuje avuga ati ndabyemeye uye ubuki bwiza bugere hino mu mpere cyane hejuru hanyuma ko izo gahunda ziri imbere yawe zitunganye neza hanyuma mu bikomanye muti ku buzima bwacu ni Claudine ngaho rero akira Jean Paul singuwo yaje umwongera rwose umutware ubwe neza kubanjirije ni mukuru wawe abo bantu nubwo wamuha ibyuzuye inzu ariko nutazajya wongeraho ijambo ryiza bakunda icyitwa keya bakunda ijambo ryiza yanamye kumureba kandi amata yaho inka ziraho ujye wongeraho n'ijambo rivuga ngo ndagukunda nakupenda urakoze cyane turabashimiye cyane cyo tambukiye umubyeyi Jean Marie bagira ngo ndabona ko Jean Paul n'ukuri yashubijwe kandi maze kandi za nshuti zanjye n'abashyitsi bose icyo kunywa kize kubageraho abantu bakubwe neza 나는
rwose ongera unezerwe. Urakoze cyane, murakoze cyane Claudine, rwose ni ukuri biranejeje. Yego museka mumwenyura, yego sha, yego sha. abanzi bazaterana agambiriye kugirira nabi ukabera kure amakuru kamera wacanganye makeya ushaka ukabera turya dufungure turyoherwe, muryoherwe somera rumvisha ibyiza by'Imana inyongorera ibiratima aho ndeba rumvisha ibyiza kurira jewe bivuze nzabisa bikumwe nawe jewe bivuze DJ itsa gatoya nisaba uburenganzira umubyeyi Ndahiro za hafi hariya kugira ngo tuze kubahiriza wa mugabo witwa Gahundine. Muramwereka uko ajya gutegura imuhira rwose mutambuke. Rero nishimwe yuko mwatwakiriye neza kandi mwaduhaye umugeni. Ngifite ijambo rero nagira ngo nsabe n'ubundi Monese Mbagore, ndabizi neza ko waguhaye aguhata n'ubundi byo sana ntabwo ntekereza ko muri bubinyine. Nk'uko twabivuganye rero nifuza kugusaba ikintu kimwe, ko itariki ya 19 z'ukwezi kwa 11 mwazamekera umugeni, noneho nanone tukajya imbere y'Imana, wa mukobwa wanyu noneho bikaba byemewe n'Imana ndetse na pasiteri natwe twese twamuherekeje, mukaba mwaza mushyikiriza bose mubinyemereye, mwaba mukoze. Murakoze cyane. Murakoze Ivandimwe Jean Marie, nk'uko bisanzwe imiryango yacu ihora tukaganira nshuti rwose nzaguhekera akamuganga. Murakoze cyane. Nibyo murakoze, ariko ntabwo nshobora kurya njyenyine, namwe ibingibi namwe tubisangire kandi tunezerwe twese. Bagushimire rwose. ababyeyi bacu turabishimiye, kiza mwadukoreye n'imihango myiza ya shitani nata turakwinjiza kugira ngo ukumire ikibi cyacu cyose. usezerere wicaye. Cyakora abantu bagifungura ntabwo twemera ko musiga amafunguro, komeza mufungure. Tagiye tubasabira umugisha nabo ngira ngo mubyeyi Jean Marie muri rya jambo ryiza umwami yasize avuze ngo aho muzagera bakabakira muzabasabire iki namwe. Ubwo rero turagira ngo uyu muryango w'umubyeyi Jean Baptiste mubasabire umugisha namwe niba mwanyuzwe, hanyuma mufate iyo ndangururamajwi, ariko kandi tubwira abari ku mafunguro ngo baryoherwe. Hanyuma tuze murye neza, hanyuma abandi dusenge. Mana y'Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, Mana ikomeye, Mana y'igitangaza, turacyagushima kuva mu gitondo uyu munsi kugeza kuri iyi saha uvuye mu mwitozo. Mana
wakoze isohoza imigambi yo twari dufite y'urubanza rw'abana bacu rwaberaga hano. Data uko twabigusabye niko wabikoze, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tugiye rero kuva hano tugenda dukomeje ibirori kandi tujya hariya ku rusengero. Turakwinginze kugira ngo ugendane natwe, ubane Data n'abasigaye nabo bagirire neza. Dukomeje gukuragiza ubukwe n'abana bacu kugira ngo Data abe ariho kuza imigambi ya shitani. Data turakwinginze kugira ngo ukumire. Simfite amagambo yabivuga uko mbitekereza, uri inzozi zanjye za kumanywa. Ese mbyite paradizo, singitandukanye umunsi nijoro, kuko nibanira n'akazuba. Iminsi yanjye ihora ari Sunday, 'cause of your love my baby. Nami nakupenda morning to night, my desire, my reason to live, darling. You, I have a malaika, 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 malaika. Njafitaka malaika, 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 malaika. Bivuga kenshi yo, wowe yanibishira ibyo ko wantwaye umutima babe. Ese mbwira ujya ubikunda ko njye mba numva nakuririmba bugacya. Nkivuga imitoma yo mu nzozi zanjye uhoramo, niyongeze ngo mbange ni wowe unzamo wowe. Nakupenda morning to night, my desire, my reason to live, darling. Banza abageni bacu bagaragaza umunezero mu maso kugira ngo dutange twese tunezerewe. Naho twakererewe ariko mwihangane munezero, sibyo? Ibintu byo kurakana. Ingingo y'166 ivuga ko gushyingiranwa kwemewe. Ugushyingiranwa k'umugabo umwe n'umugore umwe gukore mu butegetsi bwa leta niko konyine kwemewe n'amategeko. Uko gushyingiranwa gukorwa ku mugaragaro imbere y'umwanditsi w'irangamimerere y'aho umwe mu bashyingiwe atuwe cyangwa se ku muco ubanziriza ishyingirwa, sibyo? Mwese muri Abanyarwanda. Ishyingirwa rikorewe imbere y'umwanditsi w'irangamimerere rishobora kubanzirizwa n'imihango gakondo ndangagaciro y'umuryango nyarwanda irimo iyi ngiyi ikurikira. Icya mbere, hariho umuhango wo gusaba gufata irembo ihuza imiryango yifuza kuzashyingiranwa, ikemeranwa ko nta nzitizi yo gushyingiranya abana babo yawe. Usanga bano bageni bicaye aha ngaha umwe ari kubyara wundi, ariko reka twizere yuko imiryango idufasha kudukurikiranira cyangwa se kuturebera niba koko tuba tutagiye gushyingira abantu bafitanye isano ya bugufi. Ntabwo njya kubaza abageni ngo Eric ngo mbwira uwaje uhagarariye umuryango wawe na mugenzi we ngo twumve ko nta gisanira mufitanye, sibyo? Ariko reka twizere neza yuko imiryango idufasha kuturebera ibyo bintu niba koko tuba tutagiye gushyingira abantu bafitanye isano.
yari yatwemeye buri nawe wacu abageni bacu imyaka 20 barayirengeje nashakaga kubabwira yuko dushyira abantu imyaka 20 bafite icyemezo cy'amavuko kugira ngo turebe niba kuko imyaka 20 rero ibyo nibyo nagira ngo mwongere mbibutse kugira ngo murusheho kubyumva. Abageni tubaranga iminsi 20 mu itegeko ryo muri 48 itegeko ryateganyaga yuko turanga abageni iminsi 21 ariko rino tegeko ry'ubu ngubu tubaranga iminsi 20 yonyine gusa. Impamvu tubaranga ni ukugira ngo waba afite ikibazo icyo ari cyo cyose ku bageni bacu abe yakitugezaho mu minsi 20 ishize. Birumvikana ko muno munsi urimo nta muntu n'umwe yigeze yandikira ubuyobozi bw'umurenge wa Gitega atambamira ubukwe bw'abageni bacu. Abageni muri abicaye aha ngaha ushobora gusanga hari imiziro runaka bafite, niyo mpamvu tubaranga. Hari abajya baza kumbaza ngo ese ngo mwaratumanitse, turabaranga rero tubamanika hariya imbere y'ibiro byacu bakaza bakisoma. Ubwo icyo gihe rero iyo tumaze kubaranga ni ukugira ngo na wa wundi waba afite ikibazo kuri bano bageni bacu abe yakitubwira, nk'uko nari maze kubabwira nta wigeze atambamira ubukwe bw'abageni bacu. Ariko ni nayo mpamvu buriya duha ijambo abaje babaherekeje kugira ngo abafite ikibazo icyo ari cyo cyose ku bageni bacu. Ingingo ya 17, iya 18 n'iya 19 byo mu itegeko nshinga ya Repubulika y'u Rwanda nizo ndi bubasomere, mwongerere mumfashe mu ntiza amatwi mukurikire zino ngingo ko ari 3. Ingingo ya 17 ivuga uburenganzira bwo gushyingiranwa no kugira umuryango. Uburenganzira bwo gushyingiranwa no kugira umuryango burengerwa n'amategeko. Ugushyingiranwa k'umugabo umwe n'umugore umwe ukorewe mu butegetsi bwa leta niko konyine kwemewe. Abashyingiranwa bafite uburenganzira n'inshingano bingana mu gihe cyo gushyingiranwa, igihe babana n'igihe cyo gutandukana. Itegeko rigena ibigomba gukurikizwa, uburyo n'inkurikizi z'ubushyingirano. Ingingo ya 18 ivuga ku kurengera umuryango. Umuryango ariwo shingiro kamere y'imbaga y'Abanyarwanda urengerwa na leta. Ababyeyi bombi bafite uburenganzira n'inshingano zo kurera abana babo. Leta ishyiraho amategeko n'inzego bikwiye bishinzwe kurengera umuryango, by'umwihariko umwana na nyina, kugira ngo umuryango ugire ubwisanzure. Ingingo ya 19 ivuga uburenganzira bw'umwana bwo kurengerwa. Umwana wese afite uburenganzira bwo kurengerwa ku buryo bwihariye n'umuryango we, abandi banyarwanda na leta, bitewe n'ikigero arimo kuko biteganywa n'amategeko y'u Rwanda ndetse n'amategeko mpuzamahanga. Twatangiye tuvuga yuko gukoresha mwari usanzwe musize baravuga bati mwari usanzwe musize nabisoma sinasomaga nimumara kurahira murasohoka yabaye umugore n'undi yabaye umugabo. Ikindi niko bimeze. Ikindi nacyo nagira ngo nongere mbibutse yuko nimba wari usanzwe uzi yuko ufite umugore cyangwa umugabo ukaba waratuzaniye ibyangombwa aha ngaho tubeshya, ukaba uzi neza ko wari usanzwe ufite amasezerano y'ishyingirwa, niyo mpamvu navuze ngo turajya guha ijambo abaje babaherekeje. Hanyuma we ntakaba hicaye umugore kanaka cyangwa se umugabo kanaka yenda akambwira ati jyewe rwose buri ureba aha ngaha umuntu yitwa Samweli twarabyaranye cyangwa se yenda twaranasezeranye, twasezeraniye nka Rusizi, ikimenyimenyi dore ngiki ni agatabo k'ishyingirwa, dore ngaka aka ni agatabo, yenda dufata umwanditsi w'irangamimerere wa Kamembe ngaho aho yasinye. Ubwo ngubwo ubukwe bwa Samweli na Marie Jose arahera ko busibe. Mwabyumvise? Ariko umuntu natanga ikibazo kidafite ishingiro turabagira inama. Umuyobozi w'urugo yari umugabo,
umugabo niwe yamahira ku rugo abantu basezeranye imbere umugabo niwe yari umutware w'urugo niwe yari umuyobozi w'urugo niwe yaruhahiraga akarutunga uko byari bimeze abagore bari twarakize uvuga ngo ukamahira ariko byarahindutse ukuntu byahindutse buriya abantu bafite amatsiko kugira ati noneho rero buriya uburinganire bwaranaje bagasanga noneho abagore aribo bagiye kuba abayobozi nasi ibyo muri gutekereza ntabwo byashoboka ariko reka mbasomere mu ubuyobozi bw'urugo rwabo harimo kurwitaho kugira ngo rugwize umuco mwiza n'ibirutunga no kurwubaka rugakomera. Mwabyumvise? Ntabwo mwabyumvise neza. Reka nongere mbisubiremo. Nongere nsaba abageni bantega amatwi. Abashyingiranywe bafatanya ubuyobozi bw'urugo rwabo harimo kurwitaho kugira ngo rugwize umuco mwiza n'ibirutunga no kurwubaka rugakomera. Mwabyumvise? Abageni beza rero urugo mugomba kurufatanya. Mwabyumvise? Azitwaza yemwe bya kera ngo rwose umenye ko ugomba kuntunga, mugomba gufatanya urugo rwawe ukarwubaka rugakomera rukagwiza umuco mwiza. Mwabyumvise? Umwe mu bashyingiranywe yiharira iyo nshingano iyo undi adashobora kuyitaho. Mwabyumvise? Iyo batabyumvikanyeho byemezwa n'inzego zibifitiye ububasha. Ariko reka nizere neza yuko abageni tuba tugiye gushyingira ni abantu babaza ubwenge. Buriya umuntu ufite imyaka 21 aba afite uburenganzira bwo guhitamo icyo ashaka. Batekereza ko bano bageni bacu nta n'umwe yahitiwemo umukobwa cyangwa umuhungu. Sibyo eri? Bamuguhitiyemo umutima wawe n'icyabahuje mwebwe murakizi muri bane. Siko bimeze? Aya mategeko rero ni mirongo migari abashakanye bagomba kugenderaho, ntabwo agoye ariko agora wa wundi wari usanzwe utubahiriza amategeko. Umuntu ashobora kuyateshukaho akayarengaho. Bageni beza muzarangwe n'ibiganiro hagati yabo. Ahangaha dutuye ku isi, ntabwo dutuye mu ijuru. Siko bimeze? Baca n'umugani mu Kinyarwanda ngo ntazibana zidakomanya amaheke. Abageni bacu baravuze yuko ahantu bamenyaniye nta muntu n'umwe uhazi. Namwe siko bimeze? Aho wahuriye na Joyeuse hari uhazi? Ntaruhazi. Igeze nini? Umuziki Jean Paul 70%. Mwabyumvise ibyo batwiye? Nabasubira mu byo bakoze. Aravuze ngo ujye amuzi ijana ku ijana. Hari uwuvuze ngo niwe babyivuge ngo ubwo niko bimeze. Tugendere kuri icyo kintu. Hari umupapa uvuze ngo ya uriya mupapa w'amarinete. Yewe ikumenya neza. Ari uko bagenda babana ni kurusha kumenya aho umuntu. Buriya mumaze imyaka ine y'umwana n'umukecuru wacu. Sibyo? Yicare muzehe urakoze. Muzehe yaravuze ngo wamaranye n'umukecuru imyaka ine. Aba bantu ntabwo yari bavuga. Ariko yari bavuga n'aba. Muzehe yavuze ati ngiye muzi ijana ku ijana ntabye. Sibyo? Ariko hari abantu bahagaze ku maguru y'abagabo byo mu Rwanda. Siko muzi. Ajya witwa niko baba. Samuel. Ko Samuel. Baba. Baranye umwaka tubana. Akibaza ngo bari mwaka babatakwibise. Nako wararaga ushaka. Wamenyeshaga se? Aramenyeshaga ntawe basaba. Ariko hamwe ikintu ushaka kubabwira nuko iyo umuntu yamaze gufata izo responsabilité, nuko iyo umuntu yamaze gusezerana ibitekerezo birahita.
aba bantu mureba umwe yararyamaga uko ashaka, yanararaga uko ashatse, yanararaga aho ashatse, ariko unajya mu gutangariza yuko nta kintu na kimwe uzongera gukora utabanje kugishyira mu ngeso. Mwabyumvise, mwabonye bajyanama. Ibyo byo kwifatira icyemezo kugira ngo byarangiye. Bari wabyumva? Basubiza ibijyanye urukiko gukora iki? Ibyo rwose byananiye. Ariko nkibaza ngo niba mwarakundanye, murakundana ntawe mwabanje kuza kugisha inama nyuma y'umwaka mwamukunze. Nyuma y'amezi atandatu barakuze. Ni ukuvuga ngo ni hahandi nyine muba mwananiwe muri kwihangana. Urwego ntazibana zitakumanya amahembe, ibyiza biri ku mugabo n'ibyo byiza biri ku mugore, aho mwagenda hose agenda neza. Iyo uciye inyuma mugenzi wawe, uzi ikintu uzana? Murakizi? Murakizi? Usa n'imbwa yiruka. Mwabyumvise? Uzirinde guca inyuma mugenzi wawe. Iyo umuciye inyuma, ntakizi uzana. Uzana umuvumo mu rugo rwawe. Tekereza umunsi wa mbere kwinjiza umuvumo murinda musaza wa muvumo kibazo. Niyo mpamvu rero bageni beza, uzirinde gucana inyuma, uzirinde gucima mugenzi wawe, kugira ngo ejo n'ejo bundi urugo rwanyu azasenya. Abageni ntabwo mbabaza ngo se bari barakundanye n'abakobwa bangahe cyangwa n'abahungu bangahe. Ibyo si imbibabazi, ni ibanga ryanyu. Ariko ba bandi waretse, wa wundi waretse, uriya kugira ngo urugo rwanyu rutazasenyuka. Icya kabiri ni ubusinzi. Ubusinzi nabwo ni umuziro ku bashaka. Ubu rero ku bantu bafata ako kantu, bamwe baravuga ati se none uriya we aje ati, aje kutubuza kwifatira byo butatu: ivangamutungo rusange, ivangamutungo ry'umuhahano n'ivanguramutungo risesuye. Ivangamutungo rusange ni amasezerano abashyingiranywe bagira bumvikana gushyira hamwe umutungo wabo wose, ibyimukanwa n'ibitimukanwa ndetse n'imyenda yabo yose. Imyenda tuba tuvuga ntabwo ari imyenda twambara, ni amadeni. Mwabyumvise? Uburyo bwa kabiri ni uburyo bw'ivangamutungo w'umuhahano. Nayo ni amasezerano abashyingiranywe bagira bumvikana gushyira hamwe ku buryo buri wese yazanye igihe cy'ishyingirwa, kugira ngo bibe iremezo ry'ibihahano, kimwe n'ibyo bungutse mu mibanire yabo bakorera hamwe cyangwa buri wese ku giti cye, byaba impano cyangwa se ibizungu. Uburyo bwa gatatu ni uburyo bw'ivanguramutungo risesuye. Ivanguramutungo risesuye nayo ni amasezerano abashyingiranywe bagira bumvikana gufata neza urugo rwabo hakurikijwe ubushobozi bwa buri wese, bakagumana ukwikenuza, ugucunga no gukoresha uko bikwiye imitungo yabo. Niyo mpamvu rero duha ijambo abageni bacu kugira ngo batubwire uburyo bahisemo bw'imicungire y'imitungo yabo, kugira ngo noneho n'abaje babaherekeje bumve uburyo bahisemo. Ndabaha rero ijambo, buri wese aratubwira uburyo bahisemo. Jean Paul, aratubwira uburyo bahisemo. Ivangamutungo risesuye. Jean Paul arakoze cyane. Claudine, ivangamutungo risesuye. Reka mbasabe ubamera amashyi bashimire. Uburyo bwiza, ariko uburyo hari ibintu byose byiza bivana n'uko mazi. Twe ni kimwe gusa, ni ukubatugira ko nta muntu umara isuku. Kubera yuko iyo tuhaye ijambo abaje babaherekeje, abageni baba bafite, navuze ngo ese hari uwaba ari aho ngaha utambabira ubukwe bw'abageni. Iminota iri natangiye kwibara. Abageni mu murire ndacyabasanga ntabwo bacu. Ntihagire umanika ndababwira. Uretse gusakuza, ngo murimo murabitekerezaho ntabwo bizi. Navuze ngo ese abantu baje baherekeje ntawe wari aho ngaho atambasira gukora. Abaho ibintu
sibyo iyo ushimira bigaragara niba mwana yawe niba mwashimye ese mwavuye hano ku bushake bwanyu ntabwo nasubiza ngo ni hano ku bushake bwanjye nta gahato cyangwa urugewe nshingiye ku byo mumaze kuvuga uburenganzira bwanyu iyo mwageze aha ngaha mu mategeko ndahera kuri Jean Paul na ari kugira ku giti cy'inama Jean Paul nabagiye ngo se wabona hano ku bushake bwanjye ntabwo Jean Paul arakoze cyane Claudine hano ku bushake bwanjye ntabwo arakoze cyane Felix na uraho mujye kwirirwa muri uyu mwanya munyemerere bisabe abageni baze kwakira indahiro zabo hano ndaza gusaba Mbonyimbuga Jean Paul na Nishimwe Claudine baze hano imbere bakira indahiro yabo. njyewe Mbonyimbuga Jean Paul icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Nishimwe Claudine umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. njyewe Nishimwe Claudine maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Mbonyimbuga Jean Paul umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Jean maze kumva nanone amasezerano ya Gasigwa Samuel na Dusabe Marie Jose maze kumva nanone amasezerano ya Karasira Joel na Kantengwa Monique maze kumva amasezerano ya Murenzi Emmanuel na Umutesi Joyeuse bagiriye imbere yanjye mu ruhame rwa benshi nshingiye kubasha mpabwa n'amategeko nemeje ko kuva ubu bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya. Agatabo tugiye guhereza abageni baragatwara iwabo mu rugo. Umumaro w'aka gatabo abana bavutse muri urwo rugo. Itegeko rivuga ko umwana wese afite uburenganzira bwo kumenya ababyeyi be. Nubuhe buryo umwana amenya ababyeyi be? Iyo umwana yavutse uhereye ku itariki umwana yavukiyeho ntabwo umubyeyi yemerewe kurenza iminsi 30 atarandikisha umwana mu bitabo by'irangamimerere mu murenge atuyemo. Iyo wandikishije umwana umuhaye uburenganzira bwo kumenya umubyeyi we byemewe n'amategeko. Ariko iyo tutamwiyandikishijeho uwo mwana aguma ari aho nta mubyeyi afite umwemera imbere y'amategeko.
aka gatabo rero uburyo gakora muraza gusanga imbere harimo ahagenewe kwandika abana. Ni gute umwana yandikwa muri aka gatabo? Mwagenda mukaba intwari muri iki gikorwa. Ubutwari bivuga umuntu ugira igitekerezo cyiza kuri we, ariko kikaba ari n'igitekerezo cyiza kuri sosiyete muri rusange. Gushinga umuryango ni igitekerezo cyiza cyubaka bushyashya sosiyete kikayaguka. Nimurwana intambara kugira ngo kino gitekerezo cyiza mumaze kugeraho kizatera imbere, mwirinde impamvu yose yatuma gisenyuka, muzamubaye intwari muri iki gikorwa. Nicyo tubasabira. Reka nsabe kuri isano kutuyu munota amajwi yose atuze kugira icyo mvuga, maze mbabwira ukuri mfite ku mutima. Ndamukunda bivuze mukumva, mbivuze habona. Ndamukunda bivuze mukumva, mbivuze habona. Nimureke mbivuge mushyire ku mugaragaro, nguwange amazi mwe abandwe habona. Nkuririmbira ku murima uwakwifuzaga wese, n'uwari ufite gahunda akwibagirwe ashaka undi, wowe uri uwanjye.